nongeye kubasuhuza mwese mubana natwe mu makuru n'ibiganiro ngenda mbategura umunsi ku wundi kanizere ko aho muherereye hose mumeze neza cyane. Birumvikana ko tuba tugeze muri wa mwanya tugenda turebera hamwe amakuru aba akomeje kugenda asohoka mu itangazamakuru ku mbuga nkoranyambaga n'ibibera hirya no hino. Mbere y'uko ninjira mu nkuru mbazaniye umunsi, ni inkuru ebyiri. Ni inkuru ivugwa ku muhanzi wo mu Rwanda ariwe Platini, ndetse n'inkuru irimo kuvugwa ku muhanzi wo mu Burundi wamenyekanye cyane cyane. Ndaje mubabwire mu ndirimbo muraza kumva namwe munakunda yaririmbye ngo aha ni he, uwo muramuzi cyane. Reka manze nibutse umuntu dukurikira ari mushyashya kwihutira gukora subscribe, ndetse namwe mwese mbasaba kujya mwibuka kudukandira kuri like mu gihe mufunguye video yacu. Gifungura video zacu nyamuneka ujye ukanda kuri like cyangwa se kuri ako kantu kari kameze nk'igikumwe kari hasi. Urakoze cyane kandi kuri wowe wemeye ubusabe bwacu ukazajya ubikora. Reka twihute rero turebe amakuru abyutse avugwa. Turi kuwa kabiri tariki 9 z'ukwezi kwa gatandatu 2026. Tubyutse tubona amakuru rero atari meza arimo kuvugwa kuri aba bahanzi, aho inkuru imwe ishingiye ku muhanzi ariwe Platini. Kuri ubu ngubu ndakubwira yuko rero umuhanzi Platini arwariye mu bitaro bya Shashika hariya i Kigali. Ni harembeye. Ese uraza kumenya nuwe burwayi bwatumye ajya mu bitaro? Yagiyeyo ryari? Ese kugeza ubu ngubu bihagaze bite? Uburwayi bwe buhagaze bute? Abamuri hafi barimo gutangaza iki kuri we? Inkuru turaza kuyigarukaho. Hanyuma kandi ndaza no kukubwira ku muhanzi w'umurundi uzwi cyane mu njyana ya rap, Kliku Akili, ari kwitabwaho n'abaganga nawe rero nyuma y'uko nawe yagiye kwa muganga ku cyumweru. Aba bahanzi bose bagiye bahuye n'uruva gusenya ku cyumweru. Uyu muhanzi muramuzi cyane, yaririmbye indirimbo ngo aha ni he, aririmba soma namba, aririmba indirimbo zirimo ewana waca. Ni umuhanzi wamenyekanye cyane rero, ufite izina rikomeye nawe mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no mu gihugu cyabo cy'u Burundi. Reka duhere ku nkuru rero irimo kuvugwa ku muhanzi Nemeye ngo ujya gutera uburezi arabwibanza. Reka duhere kuri iyi ya Nemeye Platini mukunda cyane hano mu Rwanda. Umuhanzi Platini uyu muhanzi rero ari we Nemeye Platini wamenyekanye nka Platini mu ndirimbo zigiye zitandukanye hano mu Rwanda. Hagiye hacicikana amakuru ku mbuga nkoranyambaga avuga ko uyu muhanzi ashobora kuba ari mu bihe bitari byiza. Itangazamakuru rero rikibona ibyo byose ryagerageje gushaka amakuru byihuse cyane, rivugisha ababa hafi uyu muhanzi Platini bagira ibyo batangaza byinshi cyane kuri uyu muhanzi. Batangaje ko uyu Platini kuri ubu ngubu arwariye mu bitaro Kigali Shehashika, ari i Kigali rwose mu bitaro bya Shehashika ariko amandi makuru batangaje nuko nubwo arwariye mu bitaro hari i Kigali, yajyanweyo yumva atameze neza. Agezeyo abaganga bahitamo kumusigana kugira ngo bakurikirane ubuzima bwe adasubira mu rugo kandi akiyumvamo uburwayi. Ariko noneho bakomeza batangaza ko nubwo bimeze gutya, uburwayi arwaye atari ubwo kuba abantu batekereza nabi cyangwa se ngo bumve ko ari ibikaze. Mbese muri make arwaye uburwayi budakaze cyane ku buryo mu gihe gitoya ashobora gusezererwa agasubira mu rugo. Uyu muhanzi rero ndabona yarajyanwe kwa muganga ku cyumweru tariki ya 7 Kamena 2026 nibwo yaje kuba yagezwa kuri biriya bitaro, hanyuma yitabwaho n'abaganga. Ubwo turakomeza kugenda tumenya ese noneho bigeze ko bavuze ngo ari hafi gutaha, cyangwa se ni kwa kundi Abanyarwanda dukunda kuzimiza. Abanyarwanda dukunda kuzimiza ibintu byose rwose, ukaba wavuga ngo umuntu ntago ameze nabi cyane kandi umuntu ameze nabi cyane. Niko Abanyarwanda twitereye, uzabicunge kenshi uzasanga ariyo makuru dutanga. Ntago tujya dutanga cyane cyane ku burwayi, noneho ku bantu bakomeye ntago tujya dutanga amakuru ya nyayo, dutanga y'igice tukavuga ko ibintu bitameze nabi cyane kandi nyamara ibintu bikomeye. Reka twihute, ubwo turaza kubikurikirana turebe aho bigenda bigana byose. Mujye muzajya mubisanga ahangaha kuri Hot News TV Rwanda, kandi wibuka ko wanadusanga ku Isimbi TV, aho hose ni amakuru tugenda tubagezaho. Reka twihute tujye kuri uyu muhanzi rero wamenyekanye cyane mu gihugu cy'u Burundi, nawe wahuye n'uruva gusenya
aho bikekwa yuko we yaba yararozwe ndetse kandi bikavugwa yuko ashobora kuba yararozwe na bene wabo cyangwa se bagenzi be hariya mu gihugu cy'u Burundi. Umuhanzi w'umurundi uzwi cyane mu njyana ya rap Kirikwa Kiri ari kwitabwaho n'abaganga mu Bufaransa nyuma yo kugira ikibazo cy'uburwayi mu mujyi wa Lille aho yari amaze iminsi atuye. Amakuru avuga ko rero yafashwe n'uburwayi bukomeye mu gitondo cyo ku ya 7 Kamena 2026 ahita ajyanwa kwa muganga byihuse mu bitaro bya Philibert. Nyuma yo kwitabwaho n'abaganga rero yatangiye koroherwa, niyo makuru dufite, ndetse kuri ubu ngubu bikavugwa yuko makuru yizewe agaragaza ko ari gutora agatege ku buryo nawe mu gihe gito ashobora kuba yasubizwa mu rugo, yasezererwa agasubira mu rugo. Ababa hafi y'uyu muhanzi rero batangaje ko ibi ngibi byose bishobora kuba byaratewe no guhumanwa cyangwa se kurogwa, ariko kugeza ubu ngubu akaba nta makuru arambuye yari yatangwa kuri ibi birimo kugenda bivugwa. Amakuru avuga ko ubu burwayi bwe bwaba bwaraturutse ku marozi. Ntabwo byari byemezwa niba ari amarozi, ubwo abaganga nibo bazagira icyo batangaza, natwe tuba tubagezaho inkuru nk'izi, ntabwo twahita twemeza ikintu, ariko nyine tubabwira uko bihagaze. Birimo kuvugwa ko yarozwe, ariko amarozi muri iyi minsi araneze. Nyamuneka babwira ati mujya mwitonda abantu dufite hanze aha ngaha, abantu tuba ngo turaziranye, abantu twita inshuti, abantu twita abavandimwe, abantu twita mbese ewana. Iyo urebye nabi baragusoza, kuri ubu ngubu ni ukugira amakenga. Hari n'umwana bakamugirira amakenga, dore ko abana barimo guhitana ababyeyi babo, ababyeyi bagahitana abana. Urumva ko niba umwana atema se akatema nyina, umupapa akica umwana we gutyo, n'uburozi yabumuha nta bidasanzwe. Mpamvu babwira ati muri iyi minsi uwo ari we wese ni ukumugirira amakenga. Birakaze. Iyi si ntiwamenya icyayiteyemo, niba ari isekibi urimo gukaza umurego ntawamenya. Urumva ko rero amakuru tuba turi nayo, ubwo aya makuru nayashyira mu gisata cya showbiz entertainment. Ibintu byose tuba tubakubitira amakuru yose. Twababwiye ko ahangaha nta makuru ahejwe, ayo ari yose muzajya muyahasanga, nta bintu byinshi. Ngayo nguko rero reka nanjye nkomeze kubana namwe, nkomeze kubatarira amakuru, kandi nizera ko rwose mugiye gukomeza kugubwa neza. Aba bahanzi tubaragije Imana, tubashyize mu maboko y'Imana. Mana ushobora byose, hafi aba bahanzi, barambure ikiganza cyawe bakiri mu izina rya Yesu. Namwe kandi mbaragije Imana, nyamuneka ryaba ari isengesho rito yariciyeho, kandi Imana ntabwo isaba isengesho rirerire, ntabwo yumva amasengesho maremare, yumva ubusa by'ubishaka. Si byose. Ndanabashimira kandi kubwo kuba muba mwafashe umwanya mukabana natwe muri aya makuru tuba twateguye, bityo turakomeza kugenda tubana mu yandi makuru, ndakomeza kugenda mbagezaho. Caca.